Mbahaye ikaze rero bakunzi ba Umurimbo TV mukomeze muryoherwe rwose n'ibiganiro byiza. Ubu mu biganiro byatambutse twari twavuze ko ibiganiro bizakurikiraho tuzaba tuvuga ku bana bacu, ku rubyaro rwacu, n'ukuri kandi tunihanganisha cyane kandi turanabasengera ababyeyi bamwe bategereje abana, ababyeyi bamwe batinze kubabona. N'ukuri mukomeze mwizere Imana. Imana ni nziza, Imana irabakunda, kandi iyo utegereje wihanganye ugakomeza ukayigumaho, ntugire ikindi kintu utekereza icyo ari cyo cyose, ugatekereza gusa ko ibyo uyizeyeho izabigukorera. N'ukuri rwose pe bizababera byiza. Murakoze cyane rero babyeyi bagenzi banjye, abantu twagize amahirwe yo kubona abana ni impano ikomeye. Abana ni umugisha ukomeye cyane Imana iba yaraduhaye. Iyo ukoze ibyiza kugira ngo abana bawe babeho neza, icyo gihe uba ukoze inshingano zawe. Ni byiza, birakenewe ko dukora inshingano zacu kuri wa mugisha Imana yaduhaye, tukamenya kubatwara neza kugira ngo Imana nayo ikomeze ibone ko yaduhaye inshingano dushoboye. Babyeyi rero, ubwo navugaga ko tugiye kureba ku burere bw'abana bacu, ahangaha si ukuvuga ko ababyeyi bose batazi kurera. Ababyeyi twese, buri mubyeyi wese aba azi kurera. Ariko babyeyi, ni gute tugomba noneho gushyiramo imbaraga? Ni gute tugomba kugira ibyo tugenda duhindura? Wenda twajyaga twibeshya ko ari byiza, ariko ugasanga bishobora kuba atari byiza ku bana bacu cyangwa kuri ejo habo hazaza. Nibyo dushaka kurebera hamwe rero. Ntimujye kure, mukomeze rwose mukore subscribe. Ibi biganiro bizajya bibageraho rwose neza, kandi bizaba ari byiza, ndetse bizaba byunganira ababyeyi ndetse n'abantu bakeneye kurera abana, bafite abana bashaka kwitaho by'umwihariko. Umwana rero nta kindi, ikintu cya mbere tugiye gutangiriraho ni ukuba nyine waragize amahirwe yo kubona uwo mwana. Icya mbere ni iyo amaze gutangira gukura, aho utangira kumwigisha imico, kumwigisha, kumuha uburere. Hahandi umwana batangiye gukura, atangiye kumenya isi, kumenya ikibi n'icyiza, utangiye kumwereka ikibi ukamwereka icyiza, utangira mbere ya byose kumwigisha gusenga. Icyo kintu mujye mukizirikana cyane. Umwana umwigishe gusenga, umwigishe kubaha, umwigishe ikinyabupfura, umwigishe kubaha, atagize n'umwe ahitamo ngo uyu ndamwubaha cyangwa uyu nguyu umusuzugure. Bakunzi ba Umurimbo TV, ikindi kintu cya kabiri, nyuma yo kwigisha umwana gusenga akajya abibona mu muco yanyu, ikindi ni ukumwigisha rwose nk'uko nabibabwiye kugira ikinyabupfura, akubaha buri wese, ntarebe ngo ndubaha uyu cyangwa uyu mureke. Ikindi cya gatatu babyeyi, ni ukwigisha umwana kugira isuku, kwigisha umwana gucya, kwigisha umwana kurimba, arabikurana n'ejo hazaza he hakaba heza. Ikindi kintu cya kane babyeyi, ni ukwigisha umwana kwigira kuba umuntu w'umunyakuri. Ubwo cyokora birajyana na cya kinyabupfura, ariko n'akangaka nako reka tukavugeho. Kugira ukuri k'umwana, ukajya igihe cyose, hari ukuntu abana usanga barimo gukina mu rugo, noneho umwe yamubangamira cyangwa akaza nko kukuregera, ariko agashyiramo na montage, agashyiramo akantu ko kukubeshya kugira ngo wa wundi wenda umuboneho ko yakoze amakosa akomeye. Ako kantu nukabona uzakarwanye wivuye inyuma, ukore uko ushoboye ku mwana wawe kugira ngo ako kantu kamuveho. Abana bajya babikora. Hanyuma ako kantu umwigishe ko ari ikintu kibi cyane kugira ngo umwana abeshye. Babyeyi namwe bantu mwese mufite inshingano zo kurera abana batoya, mubigisha uko bazitwara ejo hazaza. Ibyo bintu muzagerageze rwose mubikore, kandi ni ukuri bizaba ari ingirakamaro mu buzima bwabo bakiri batoya, hanyuma banabikurane bizabagirira akamaro n'ejo hazaza. Ikindi babyeyi nababwira, ni nk'icyo ngiye kubisabira nk'ababyeyi bagenzi banjye. Ugasanga nk'umubyeyi afite abana be abasiga mu rugo, yego waragenda akajya ku kazi, akajya ahantu hatandukanye, agasohoka iki, ariko ugasanga umwana cyangwa abana afite
ukaba wamubona asa neza rwose, ukabona arakeye ameze neza ararimba rwose, ariko wagera mu rugo ugasanga abana be basa nabi, wamubona ugasanga hari nk'ingero rwose ujya kubona ukabona umubyeyi yambaye neza rwose, yambaye n'akenda keza gakeye kanahenze, hanyuma ukabona umwana bari kumwe ariko umwana arasa nabi, umwana yambaye akenda kabi, umwana yambaye akenda ubona rwose kadafite n'agaciro. Biriya bintu no kuri babyeyi nabyo mujye mubireka, ntago ari byiza pe, ntago ari byiza habe na gato, ntago bigaragara neza. Ikindi ntago byubaka umuryango. Ikintu cyubaka umuryango ni ishema ry'umwana. Umwana wawe iyo ameze neza, iyo umwitaho, iyo umwana wawe agira ikinyabupfura, iyo umwana wawe asenga, iyo umwana wawe azi ko ibintu kugira imico myiza ari byo agomba gukurana, akaba ari byo bintu ashyira imbere, icyo gihe nibwo uba warakoze inshingano zawe mubyeyi. Mugomba rero ibi bintu kugerageza no kuri mukajya mubyitaho cyane. Ikindi hari igihe usanga umubyeyi wenda avuye nk'ahantu yatembereye, agiye mu rugo azanye cyangwa se abashyitsi baramusuye, abashyitsi bagera mu rugo ugasanga b'abana bawe, umwana arimo kuza akabura ikinyabupfura ku muntu, ugasanga arimo kuvuga nk'ibintu wenda aho utaramutoje imbere, ukaba usanga umwana avuga ibyo yishakiye. Gukunda umwana, kumwitaho, kumutetesha bitandukanye no kumureka ngo akore ibintu bitari byiza, ibintu bitarimo uburere, ibintu bitarimo ikinyabupfura. Nibyo nahoze mbabwira, umwana wawe agomba kubaha umushyitsi, akabimenyera n'ejo hazaza he akazajya abyikorera ku bashyitsi be. Umwana agomba kugira isuku kugira ngo azayigire no mu buzima bwe bw'ejo hazaza. Umwana agomba gusenga kugira ngo amenye ko gusenga ari umuco mwiza utuma umuntu areka ikibi akaguma ku cyiza kubera Imana. Umwana agomba kubaha abantu bose atavanguye, ntavuge ngo uyu nguyu ngo kuko asa nabi. Ni ukuri hari imiryango rwose ubona, hari igihe nari ndi muri taxi, reka mbaho urugero, ndi muri taxi ndi kugenda, noneho umubyeyi umwe yari afite umwana, noneho bicara iruhande rw'uwundi muntu, wa mwana akajya avuga ngo mama ngo iki kintu kiri kunukira, ngo urwo ndabona asa nabi, ngo mumvane muri iyi modoka. Hanyuma umubyeyi we ikintu yakoraga aricyo cyanambabaje, yarasekaga gusa akabona biramushimishije, ngo baby ngo ndaje ngo tuve mu modoka ngo twigendere, ngo rwose ngo murayihangane ndaje tuvemo tugende. Icyo gihe ntago ibyo bintu ari byo ku mwana, ntago ari byo pe. Niba wibwira yuko ari byo uri kumwigisha, ko uri kumutetesha, niko abenshi bakunze kubivuga, ariko ntago ari byo. Abenshi barabikora ariko ntago ari byo. Ntago nabibashimira ngewe, ahubwo nabashimira izo nama ngewe ndi kubagira. Hanyuma bakunzi ba Umurimbo TV, reka wenda mbe mpiniye ahangaha, kuko nababwiye ko ni byinshi tugomba kuganira ku ngingo zo kubaka umuryango, ku bintu byerekeranye no kubaka umuryango. Ubutaha tuzaganira ku bindi biganiro, ibiganiro tuzagenda turebera hamwe nyine umuryango mbese utangira ryari, umuryango urangira ryari, umuryango ni iki kintu kiri ngombwa cyane imiryango ikeneye gukora kugira ngo ikomeze ibe imiryango myiza. Ni byinshi nkuko nabibabwiye, hari abasore n'inkumi batarashyingiranwa, abo bose bava muri ubu burere bwiza turi kuvuga tugomba guha abana nyine, kugira ngo bazavemo abasore beza, kugira ngo bazavemo inkumi nziza zibereye u Rwanda, zibereye kubaka umuryango, zibereye gukora urugo rwiza. Bakunzi ba Umurimbo TV, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, muzagenda mwungukiramo byinshi, kuko rwose hateganyijwe byinshi cyane bibateguriwe, bizubaka umuryango, ndetse tuzagenda tuvuga no ku bundi buzima butandukanye, ariko cyane cyane byinshi bizaba biganisha ku muryango mwiza, kuko nta muryango mwiza abantu nta kindi kintu baba bubatse, kuko ibyo dukora byose bituruka ko turi umuryango, bituruka ko turi umuryango. Niyo mpamvu tugomba gukomeza ibyo dukora byose ariko tubihereye ku muryango. Bakunzi bacu rero, turabashimiye cyane, ni ukuri rwose, kandi kubana namwe ni iby'agaciro. Turabakunda cyane, turabakunda rwose. Mukomeze mutwereke ko mudukurikiye, hanyuma natwe bizadutera imbaraga zo gukomeza kubereka bya bindi byose tubahishiye, kandi ni byinshi, kandi birubaka, kandi ni byiza. Hanyuma ababyeyi bagenzi banjye, nizere ko bumvishe. Ikindi nabasaba bakunze ba Umurimbo TV, ni ukuri mbibasabye mbikuye ku mutima, tujye dusenga cyane,
dusengere abantu bategereje abana batarababona, ntibacike intege, bakomeze basenge. Kandi babandi nanone ubu usanga umuntu yatinze kubyara, mfite ingero, ubutaha nzabaganiriza kuri icyo kiganiro cy'abo bantu baba bahura n'ibikomere byo kutagira abana, hanyuma tuganire uburyo tugomba kubyitwaramo igihe ugitegereje. Kuko mfite benshi cyane b'inshuti zanjye, benshi cyane bo mu muryango bategereje biratinda, ariko birangira wa mugisha ubagezeho. Ntiwihebe rero, ubutaha tuzaganiraho, tuzaba nibidukundira, Imana nidufasha, tuzaba tubafitiye n'abatumirwa rwose bazi ibyo bintu, babizi neza cyane, bahuye nabyo. Burya iyo wahuye n'ikintu nibwo uba ukizi neza kurusha utarahuye nacyo cyangwa ucyumva. Ndabararikira rero kuzakurikirana ibyo biganiro, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mukore share kugira ngo ibi biganiro rwose bigere kuri benshi, hanyuma dukomeze twiyubakira umuryango mwiza, umuryango ukeye, kandi umuryango rwose ufite ejo hazaza heza. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha, muraba agaciro ku Murimbo TV, nibyo mpora mbabwira, ni ukuri rwose turabishimiye.